buretse gato ako ngako bugagaritse nk'umuntu wayibayemo narakubwiye ntabwo nayibayemo gusa I am RPF ideologically but not institutionally kuko jyewe ntabwo ari kuvuga ngo niyemeje kubogama I try my best to be neutral ariko nanone umuntu ucuramye buriya abona uhagaze ariwe ucuramye FDLR si umuntu niyo mpamvu kurwanya FDLR ntabwo ari ikibazo cyo kuvuga ngo ndarwana na miliyoni zingahe cyangwa n'abantu bangari FDLR ni igitekerezo gishingiye kuri Hutu supremacy ariyo bita Hutu power ivoma muri parme Hutu iyo ngiyo igomba kurwanwa naho yaba imyaka ijana kandi iyo ntambara nta kintu wayo naho yakomeza imyaka ijana kuko ibi bitekerezo byo kwigira kurenza abandi bigomba gusenywa burundu aho bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ihangane gato until this philosophy kugeza ubwo ibi bitekerezo which holds one man superior cyumva ko hari umuntu uri hejuru y'undi and makes another man inferior undi akaba ari munsi is permanently definitely destroyed isenywe mu buryo bwa burundu kandi butagaruka. We Africans, we shall have to fight when we find it necessary, and we know, we are confident that we shall win. Iyo niyo myemerere yanjye. So let's make it clear. Ntabwo twavuga ngo intambara ngo yaba racist ngo ihagarare ngo iki noneho iyo ufitiye imyumvire ya Hutu supremacist warangiza ariyo Hutu power warangiza ugafata intwaro n'abazangomokaho bose nzabakangurira gufata intwaro bakurwanya. Narakubwiye ngo naho washyiraho yuko hari Tutsi supremacist hari abambona of course bambwira ko ndi umututsi nubwo nta bimenyetso mbifitiye bidashidikanywaho uko niba ugomba kunshyira mu cyiciro ugomba kumenyereka ibimenyetso runaka kandi bidashidikanywaho biri bishobora kuba ari evidence ziri futuristic zigomba kuba ari ibimenyetso biri cultural ariko ugomba no kunyereka ibimenyetso biri scientific. Niba udashoboye kubizana uri urata igihe cyawe reka aka kantu gakuvuke naho abatutsi bakwishyira hamwe bagakreatinga superior force. Iyo superior force igashaka gushyira abantu bamwe abo bashobora kwita abahutu abatutsi cyangwa abatwa cyangwa iki bakishyira hamwe abo batutsi bakarwanya abandi biyita andi moko na joininga n'andi moko barwanya abo batutsi kabone naho haba harimo data cyangwa data wacu naho haba mu bantu nkunda mama cyane nawe aramutse agiye muri ako kazi nafata intwaro nkamurwanya kandi sinagira isoni zo kumurasa. Urakoze cyane kutusobanurira birambuye hanini n'ingingo zitandukanye duhurije hamwe haba harimo ubumenyi bwinshi twungutse ariko nanone nyemerera muri uyu mwanya tuganirize abakunzi ba Nation Radio. Nta kibazo ndahari narizi ko aribo ndimo kuganiriza. Wabaganirije reka nabo batuganirize. Okay, good. Batubwire akari ku mutima yabo twumve uko babona ibitekerezo batanga ku matopics atandukanye. Turagerageza kunyuza amaso mu byo turi bubone bitewe n'umwanya dufite. Abatumva ibitekerezo byabo ni ukuri tuba twabisomye kandi tugira groupe iri active. Actually nshimire cyane aba member ba groupe yacu aba Nation Family
batanga ibitekerezo ku ngingo zose, tuba tumeze nk'aho turi mu kiganiro kiri live amasaha 24 ku masaha 24, buri muntu yumva ibitekerezo uko abyumva nk'uko bivugaga mu kanya. Tugahuriza hamwe ibyo gufashanya. Reka duhere ku witwa Ruhuka Gospel. Iyi ni shene yitwa Ruhuka Gospel TV. Ati Muga turagukunda mu byo usesengura, ariko nifuza ko wadusesengurira mu buryo buzira kubogama, kuko nawe hari aho ugera ukabogamira kuri FPR nk'umuntu wayibayemo. Ati gusa ibyo ntibyabura. buretse gato ako ngako bugagaritse nk'umuntu wayibayemo. Narakubwiye ntabwo nayibayemo gusa. I am RPF ideologically but not institutionally. Ibyo bintu birashobora gusobanuka. Birasobanutse. Nuvuga ngo wowe urayumva n'ikibereyeho, ariko ntabwo uyirimo. Ndayumva, ndayemera, twumva ibintu kimwe, ariko institutionally muri organization, kwa muri za nama zabo biki byose hagenerwa ibyo bikorwa, ahapangirwa ibyo bikorwa, ntabwo mba mari. Ntabwo ari byaba ari byo bari guheraho baba kuyibogamiraho, kubera ko muri kumwe ideologically. Urumva RPF ni igitekerezo, ntabwo ari abantu. Abantu nuko ni members, niho dutandukanira. Igitekerezo cya RPF ndacyemera 100%, ariko ba bantu imikorere n'ukuntu baba managinga n'ukuntu ba deliveringa za nama n'ibiki organization, I'm not a part of it. I'm a part of RPF ideologically, a staunch believer. Niba nabyo babindega kubogama ndabyemera, ariko nanone imikorere n'uburyo bwo gushyira gahunda, urabona izi gahunda zose zibari gahunda za RPF, ariko yo nicara hano nkanenga nuko mba nzinenga. Kumbwira ngo mbogamiyeyo kiretse umbwira uko najya zinenga. Hano n'abatanga bino bitekerezo baba bafite ahantu bari kugana. Ariho bavuga bati ariko se imyaka 34 irashize, nawe you're going to get the idea. Abanyarwanda turi mu ntambara. Yego, imyaka 34 irashize abanyarwanda turi mu ntambara. Ibyo si byo ariko komeza. Ubwo nagira ngo nsubize bisubirize rimwe. Ati uruhande rufite ubutegetsi ruti haduyi wacu ni FDLR. FDLR nayo tumwanzi wacu ni Inkotanyi. Kandi nkuko mubivuga leta niyo byagenda gute bose baba barimo, nubwo baba bacecetse, kuko nabo bacinya inkoro, nibanseka mbabaye, nibangirene. Nibyo simbyemera. None se utagize aho uhagarara, ubona abana b'u Rwanda bazapfa kugeza ryari mu gisirikare ndetse n'inzirakarengane? Umuti ubona waba uwuhe? None se niba leta iyoboye idafata responsibility ngo ikemure ibibazo, ubona bizarangirira hehe? None se ubonye imiyoborere y'u Rwanda, ubona amaherezo ari ayahe? Ngo yitwa Ruhuka Gospel TV. Well, reka ngerageze ku unpack iyi message. Icyambere, Mugabe turagukunda, urakoze cyane mu byo usesengura, ko nifuza ko wazadusesengura mu buryo buzira kubogama. Biragoye cyane kuko jewe ntabwo ari kuvuga ngo niyemeje kubogama. I try my best to be neutral, ariko nanone umuntu ucuramye buriya abona uhagaze ari ucuramye cyane. Gasubiremo ako ngako, umuntu ucuramye aba uhagaze ari ucuramye. Biragoye cyane kuvuga ngo abantu bose bazavuga ngo simbogama kuko ari abacuramye. Hari abashaka kujya ku byo batekereza. Ntabwo ari gutyo nakora. Ngo nk'umuntu wayibayemo ibyo nabiso, ariko si imyaka 30 irashize abanyarwanda turi mu ntambara. Ntabwo ari byo. Intambara zese turwana na FDLR. FDLR reka ni igitekerezo. FDLR si umuntu. Niyo mpamvu kurwanya FDLR ntabwo ari ikibazo cyo kuvuga ngo ndarwana na miliyoni zingahe cyangwa n'abantu bangari. FDLR ni igitekerezo gishingiye kuri Hutu supremacy, ariyo bita Hutu power. Yova muri parme Hutu. Iyo ngiyo igomba kurwanwa naho yaba imyaka 100. Kandi iyo ntambara nta kintu waye naho yakomeza imyaka 100.
kuko ibi bitekerezo byo kwigira kurenza abandi bigomba gusenywa burundu. aho bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ihangane gato. Sorry. Until this philosophy kugeza ubwo ibi bitekerezo which holds one man superior cyumva ko hari umuntu uri hejuru y'undi and makes another man inferior undi akaba ari munsi is permanently, definitely destroyed. isenywe mu buryo bwa burundu kandi butagaruka. I say war. ndavuze ngo intambara nikomeza Kugeza igihe imyumvire ifata umuntu umwe ikamugira ukomeye ko arenza abandi, iyo myumvire ikavuga yuko undi ari munsi, izakomeza kubaho. Intambara ni ngombwa. abari kurwanya iyo ntambara yo guhindura imyumvire bo nta myumvire bafite supremacy ariyo yose y'igice cyari kimwe. Icyo niyo mpamvu nemera RPF ideological ni inkingi y'ubumwe. Yo nta ideology yo kuzamura igice kimwe oya ngo babe ngo ubwoko bumwe ngo kuko ushingiye ku kwirabura cyangwa izuru rinini, kugeza aho imyumvire ituma abantu bamwe biyumva ko bari hejuru y'abandi, abandi bari munsi yabo, ikuweho, igasenywa, ikarandurwa burundu. Intambara igomba gukomeza kandi izakomeza kubaho, kandi twizeye intsinzi kuko icyiza gitsinda ikibi. Ayo magambo mvuze ari mu ndirimbo ya Bob Marley yitwa War. Iyo ndirimbo ya Bob Marley ishingiye ku ijambo Haile Selassie wari umwami w'abami wa Ethiopia yavugiye muri UN. Iyo ni ideology nemera. Until there is no first class citizen or second class citizens, we Africans, we shall have to fight when we find it necessary, and we know, we are confident that we shall win. Iyo niyo myemerere yanjye. So let's make it clear. Ntabwo twavuga ngo intambara ngo yaba racist ngo ihagarare ngo iki. Noneho iyo ufite iyi myumvire ya Hutu supremacist, warangiza ariyo Hutu power, warangiza ugafata intwaro, n'abazankomokaho bose nzabakangurira gufata intwaro bakurwanya. Narakubwiye ngo naho washyiraho yuko hari Tutsi supremacist, hari abambona of course bambwira ko ndi umututsi nubwo nta bimenyetso mbifitiye bidashidikanywaho, kuko niba ugomba kunshyira mu cyiciro ugomba kunyereka ibimenyetso runaka kandi bidashidikanywaho, bishobora kuba ari evidence ziri futuristic, zigomba kuba ari ibimenyetso biri cultural, ariko ugomba no kunyereka ibimenyetso biri scientific. Niba udashoboye kubizana uri urata igihe cyawe. Reka aka kantu gakuvuge, naho abatutsi bakwishyira hamwe bagakreatinga superior force. Iyo superior force igashaka gushyira abantu bamwe, abo bashobora kwiyita abahutu, abatutsi cyangwa abatwa cyangwa iki, bakishyira hamwe abo batutsi bakarwanya abandi biyita andi moko, na joininga n'andi moko barwanya abo batutsi, kabone naho haba harimo data cyangwa data wacu, naho haba mu bantu nkunda mama cyane, nawe aramutse agiye muri ako kazi nafata intwaro nkamurwanya kandi sinagira isoni zo kumurasa. kuko uru Rwanda ni urw'Abanyarwanda. Ako kantu twese guca bugufi tukakumva, kuko nzanyemo ibintu biri pasono, nzanyemo umuryango wanjye. So ni ukuvuga ndabyemera, uru Rwanda ntabwo rushobora kuba urw'abiyita abatutsi ngo bari superior, cyangwa abahutu bari superior, cyangwa abatwa bari superior. Imbaga y'inyabutatu ijya imbere. So ibintu byo kubeshya
ukora advocacy y'imishyikirano ya FDLR na RPF mu rwego rwo gushaka kwigira a peacemaker, ngo ubona bizarangira ryari ngo habeho imishyikirano ngo u Rwanda tumwanzire FDLR ngo umwanzire n'inkotanyi, ngo hanyuma ngo kubera ko ndi a good yenda yabanje kushima ngo arankunda ngo therefore ngo na advocating ku gushyikirana. he is patronizing you. He's trying to manipulate me to a belief yuko mpamagara FPR gushyikirana na FDLR mu kintu cyitwa ineza y'amahoro. Urebye iyi message ipakiye uburyo injyana muri iyo myumvire, usomye iyi comment ntabwo ushobora kubona ikibazo kirimo, ariko ari kubivuga mu buryo buri enthusiastic. He's strategically politically pushing me towards kunyumvisha ko intambara ari mbi, dushaka u Rwanda rwiza, ariko izi mpande zombi yuko ikinyuranyo cya FPR na FDLR, ikinyuranyo cya FDLR ni inkotanyi. Therefore kugira ngo kuko intambara ari mbi aba kandi dushaka u Rwanda rwiza, aba bantu bicare baganire ni hansunikira sinjyayo. Ngo inkotanyi ziganire na FDLR iyobowe na Omega, wahamagawe na Kabarebe akamubwira ngo azagaruka mu Rwanda ariko nta mututsi urimo. Urumva yanjyana iyo comment twavuye tujye kubira okay, sinzire umuti wacu waba kurwanya imitekerereze iyo ari yo yose yumva yuko hari ubwoko bwaba bushigiye ku bwoko rusange, ubwoko muzi, inyitiriro y'abantu agatsiko kabo n'abandi bose bumva ko barenze abandi, barwanyijwe kugeza aho bemera ko u Rwanda ari urwacu twese, kandi amateka twanyuzemo tudashobora gusubira inyuma. Uwo muti nawe utazi. None niba leta iyoboye idafata responsibility ngo ikemura ikibazo, ubona bizarangira responsibility ifata ni iyihe? idafata ni iyihe? Irabarwanya. Urashaka ko bashyikirana? Ntabwo ari byo. N'abakoze ibyaha ikabahana. Niyo mpamvu utarimo gukurikirana neza icyo nkubwiye kuri uyu muntu ahashaka ko urebe utubazo twe uko ari dutatu, urebe hagenda ashyira utubazo uko ari dutatu, biro biransunikira ahantu hamwe hashaka kongera, sinemera kujyayo. Atari uko FDLR atari abanyarwanda, ni abanyarwanda, atari uko ariko se wenda reka tuvuge fact here. U Rwanda rwanze kuganira na wenda tureke kuganira na FDLR ishaka rwimya amahirwe FDLR. Mahirwe ki? Nyine bigeze bima amahirwe yo kugaruka mu Rwanda bakabaho. Hari uburyo buhari bafite. FDLR irashaka kugaruka mu Rwanda in a political negotiated no gusangira ubutegetsi, kandi nyamara amateka yabo n'imyumvire yabo bitabemerera. N'iyi leta yemeye gukora negotiation peace talks bagasangira ubutegetsi na FDLR, nayi denouncing, naguhamagara na pira mukanshingaho kamera nitandukana na leta, nitandukana naho yaba ari ibaye political ideology ya RPF. Icyo navugaga nuko hari abantu benshi bari muri FDLR mu mashyamba ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo berekanye inyota yo gushaka kugaruka mu Rwanda, bagarutse bakajyanwa mu tobo, bakigishwa imyuga, bakaba bari mu baturage bisanzwe nk'abandi, ntawuba separated cyangwa niyo point na makingaga. Yumvikanye jya ku kindi kibazo. Reka tujye ku kindi. Ati uvuze umuntu wavuze ijambo ryakubabaje umara iminsi udasinzira. Nanjye nuko byangendekeye hambere, wamfura we. Atanga igitekerezo ngo abana bacu igihe kirageze ngo baboneze urubyaro. Nakubeshye namaze cyumweru ntekereza icyo gitekerezo azanye cyangwa atanze bimbuza amahoro. Ariko mu cya kabiri nafashe umwanya nkomeza gutekereza ku mirimo myinshi iz'amarere zakoze, mpita mbona iyo mboni ireba kure y'iz'amarere itabyemera. Nibwo nabonye agatotsi. Ariko iki gitekerezo cyo kuboneza urubyaro abana kuki gikomeje kuba controversial, abantu batabyumva kimwe, kandi imibare wenda nyihanganira kugira ngo musubirize rimwe yerekana ko abana b'abangavu basama buri mwaka biyongera, bavuye ku 17. Icyo kibazo cyarakemutse, twagikemuje code civile, itegeko rigenga abantu n'umuryango, itegeko rigenga umuryango n'abantu, nibyo umuryango n'abantu
twashyizeho yuko imyaka yo gushyingirwa ari 21, Mm. ariko mu gihe ufite ikibazo gifatika wegera umuntu ushinzwe irangamimerere nka meya wa district akakwemera gushyingirwa ufite 18. Bishingiye kuri argument y'amategeko ivuga yuko imyaka y'ubukure yemewe ni 18. So, umuntu ufite imyaka y'ubukure yemerewe gushaka. amategeko aba yishe ariko So, ahanini iki umuntu kibazo w'imyaka 18 naboneza urubyaro ntacyo azaba akoze. ibyo byo birakorwa n'ubundi kugeza kuri uyu munota wa 18 aboneza N'abari urubyaro. munsi yaho, The problem iyi ngiyi ni deba. umuntu niba ashobora gufata irangamuntu yakajya gutera perezida wa repubulika, afite uburenganzira ku mubiri we. ariko ikibazo aba bantu bibaza nk'uyu nguyu byamubujije ibitotsi kubonereza umwana w'imyaka 15. Ntabwo icyamubujije ibitotsi ari icyo kibazo cyo kuboneza ibyaha. ni ikihe? Yari yatengaga kuri bya bindi wa mugabo yavuze ngo kuva kera ngo abanze ngo abagomera ngo mubaritwaga. Oya ntabwo uri kubyumva. We yatanze urugero rwawe rw'ukuntu hari umuntu wavuze ngo kera abagomera ngo baricwaga. None nawe aravuga ati impamvu nanjye navuze ibitotsi ni uko hari umuntu wavuze ngo dutangire tubonereze abana bacu urubyaro. Ibyo ni byamubujije ibitotsi amara ibyumweru 2, ariko nyuma y'icyumweru cya kabiri atekereza ko hari umuntu utabyemera, nibwo yongeye kugaruka mu murongo muzima. Iki kintu cyo kuba abana babonerezwa urubyaro ugitangaho ibihe bitekerezo, ariko mbere yo kugitangaho ibitekerezo nakubwiraga ko hari ikibazo gihari mu muryango. Imibare y'abana b'abangavu baterwa inda igeze ku bihumbi hafi 25, iri kuva buri mwaka, kandi abo ngabo n'abamenyekana baba babyariye kwa muganga, baba banatanze n'amakuru. Bivuze ko hari n'abandi tutamenya. Hakorwa iki? Byagenze gutya, abana bakurira mu muryango, abagabo bakurira mu muryango batera inda abandi 25 buri mwaka. Ikibazo si ugutera inda cyangwa guterwa inda, ariko ikibazo kinahari, ese aba bana b'imyaka 15, 16, 17, are they engaged in sexual activities? Are they sexually active? They are. Bivuga mu Kinyarwanda. Yego, imibonano mpuzabitsina umubiri wabo wemerewe kwikora, barayikora. Great. Abana b'imyaka 15 mu Rwanda ni 67, ese bakora imibonano mpuzabitsina? Cyane rwose barayikora. Ariko itegeko ntabwo rihita imibonano mpuzabitsina, rihita gufatwa ku ngufu, defilement. Uzi impamvu tubyita defilement mu mategeko? Nuko uwo muntu atarageza imyaka y'ubukure. So niba bayikora rero imibonano mpuzabitsina bakaba babikora amategeko atabibemerera, ariko to protect them, kugira ngo niba yafashe icyemezo kibi cyo kwishora mu mibonano mpuzabitsina ariko ye gusanga yabyariyemo igihe kitaragera, kuko kubyariramo bimuhereza responsibility atarageza ubukure bw'imyaka ushobora gufata responsibility. Icyo kintu sizi ko cyumvikana, nongere subire hano. Niba abantu b'imyaka 16, 17, 18, 16, 17 aho ngaho cyangwa 15 bisanga bakora imibonano mpuzabitsina mu buryo bunyuranyije n'amategeko, tutagiye kuvuga ngo ninde ubashuka ngo barashukwa ngo niki, kuko nabyo birimwe iyindi debate nashaka kujyamo. Iyo tuyireke nanjye nashaka kuyijyamo. Kuko hari reality nzi, hari reality uzi, hari n'ibyo nekereza mu rwego rwa politiki, hari ibyo nekereza mu rwego rw'amategeko niteguye kujyamo nonaha. So yewe icyo turareba ibimenyetso. Ese abo bantu bari kuva ku myaka 15 kugera kuri 17 bisanga mu bikorwa by'imibonano mpuzabitsina? Yego. Niba babyisangamo rero dukwiye kuba protecting uburyo bitabaviramo ingaruka zo gutuma basama, kuko nagerekaho umwana muri iyo myaka ye, ubundi umwana w'imyaka 18 turebye neza aba ari high school graduate, abarangije segonderi 13 abakiri mu wa kabiri mu wa gatatu, na 15 abakiri muri segonderi. Uwo mwana yiteguye kubaka umuryango mu isi ya none. Ubundi se niyubaka umuryango mu isi ya none
awubakane nande niba atemerewe gukora marriage. So, agiye kuzarera umwana nawe ari umwana adafite n'amahirwe yo kubona akazi kuko nta kintu umwana wa segonderi yakora keretse koza umutwe muri salo, guca inzara, kugira ngo yige utuno tuntu twamufasha. So ibi bintu kubivanamo amarangamutima, ukubikuramo amarangamutima tukareba reality. Sinakwifuza yuko umukobwa wanjye cyangwa umushiki wanjye ufite imyaka 15 n'itandatu n'irindwi yisanga mu bikorwa by'imibonano mpuzabitsina, ariko niba byisanzemo tugabanye risike kwa twita. Iyo niyo argument y'abascientist bari muri leta, kandi iyo ngiyo nanjye ndayemera kubera ko iri rational. Hanyuma dukome urusyo dukome n'ingasire, bigaragara uyu mugabo ni umubyeyi. Buretse niba aba bana kwizera, niba aba bana twemera ko bakiri abana, tukemera yuko bisanga mu mibonano mpuzabitsina, ni feriya y'umuryango. Subirijemo n'ikibazo cyane nakubazaga. Yego, ni feriya y'umuryango. Ariko ni gute feriya y'umuryango itabakurikirana ubuzima bwabo bwose? Ni ugutuma batanduriramo sida, ni ugutuma badatwita. Ibyo ngibyo ndabizi gukora kubasaba kuringaniza imbyaro, ni ukuvura, ni ugutanga penikira. Uretse kuba tugeze ahantu dutekereza ko icyaba igisubizo ari ukubonereza urubyaro abantu b'imyaka 15, ni ugutsindwa k'umuryango kuri kutwoherereza abantu b'imyaka 15 bameze nka bombe ziri armed. Simbizi nimba iryo jambo narikoresha, nta kibazo, ntabwo warikoresha, shaka irindi. I take it back. Urumva ngo kuba abantu bari gukenera ko haboneka ibisubizo nk'ibi ngibi, ni uko hari aho byapfiriye kandi abo bana banyuze mu miryango. Yego, ntekereza ko ibyo ngibyo ahubwo ibyo ngibyo nibyo byumvikana. So twebwe nka leta n'abandi bantu batekereza, bankurikira, nk'abandi bantu batekereza, turavuga wa mwana waturutse muri feriya y'umuryango n'uburere butabaye bwiza, uburyo yisanga mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina. Tuvuge umuryango ntabwo wakoze inshingano zawo, na ya madini ntabwo yakoze inshingano zawo, yisanga abaye sexually active in 15, 16, 17 years. Ariko twebwe icyo duhari ni uko, icyo dutekereza ni uko iyo feriya yarabaye, kandi iyo feriya iragwa mu maboko y'umuryango n'amadini. So nibibaye dukora iki? Basi tuminimizinge risk zidatuma akuramo sida muri mibonano mpuzabitsina, cyangwa se abyara abana badafite kivurira. Ibyo ni ibintu byumvikana. Ubwo birazamo na sex education, ku buryo n'umubyeyi yabasha kuganiriza umwana ko yakwibuka gukoresha agakingirizo, kandi ntabwo umubwiye ngo agende agakoresha, ni ukumwibutsa ko biramutse bikenewe. Yego, ikibazo kinahari nko muri Afurika, ubona abantu bafite ikibazo kuganiriza abana babo about sex. Usanga umwana agejeje imyaka 16 yumva yuko kubiganira kuri sex ari kirazira, bakimwumvisha yuko umwana avukira mu mukondo kandi yatangiye kujya mu mihango. Agomba kumenya imihango ni iki, atangiye kwiroteraho, agomba kumenya n'ibiki, atangiye kuzana ibere mu maso, atangiye guhindura ijwi, akeneye kumenya what the hell is going on with his body, atangiye kugira curiosity, atangiye kuba hari umwana w'umukobwa atangiye gupfundura amabere, yatangiye ibintu byose. So sinshaka kujya muri ibyo ngibyo bya sex talks n'ibiki byose, ariko ndashaka kugira ngo twumvikane ku kintu kimwe: ni gute nk'igihugu twa protecting our society, niho leta iziramo. So yababwira rero ngo baboneze imbyaro, mukumva yemwe babyeyi mutekereza nkanjye, mukumva ko ari ishyano. Yenda iz'amarere zitazabyemera, ariko zabyemera mu gihe imiryango itsindwa. Hanyuma se muri uko kubyemera kwanyu, numva nawe urimo, kuki mudatekereza ku ngaruka iyo miti ishobora kugira k'uwo mwana muri long term, mu minsi iri imbere? Ariko ibibi birarutana, aho gupfa uyu munsi napfa ejo. Twagiye
Paul nteka ko wumva reka tujye kuri Diogene. Diogene yakoresheje iba muri wino wiringiye Imana ati ngoma bivuga perezida uriho na top 10 ye muga rero uwo mugabo nta ngoma yagomeye pe amagambo ye ntiyabeshye agereranya gutya ntawe uzagambanira u Rwanda ngo abikire uwo ari we wese nukiriho abagomera ngoma ubwo se wowe wumva abagomera ngoma bagira amahoro ubwo se wowe wabitinyuka ukavuga ibirakaza ingoma uramenye da ntuzashukane na General Idi Amin yaravuze ati buri gihugu hari abagomba gupfa nk'ibitambo kugira ngo amategeko n'amabwiriza byubahirizwe. ntabwo ntekereza ko yumva kugomera ingoma ubundi ni iki. Ni ukwigomera ugamije gushyiraho iyawe ngoma. Ingoma ni ubutegetsi, ntabwo bivuga umuntu umwe na top 10. Oya, ni ubutegetsi. It's a philosophy actually. So niba ufata abantu ukabita abagomera ngoma, ikibazo mbifiteho ni kimwe. The critics batari muri opposition, badashaka imyanya y'ubutegetsi, batagambire guhindura ingoma yawe, ahubwo bashaka yuko ingoma yawe ikora neza, hamwe n'abariya bashaka guhirika ingoma yawe kugira ngo bashyireho iyabo, uzabatandukanye ute? Ariko ibyo bifata nk'aho biri muri counterfactual birahari. Fata nk'urugero mu Rwanda nose ntabwo wumvise ikibazo cyanjye. Oya, ntacyo hari abari muri opposition batari mu murongo umwe n'abashaka guhindura bwa butegetsi. Sivuze uzabatandukanye ute? Ntabwo hawe urugero ukuntu batandukanywa nose Depite Mukabunani na Frank Habineza urihutana igitekerezo wayobye urihutana igitekerezo kandi nta kibazo reka ngaruke igisubizo na kibitanu kigusubiza nta kibazo ukigarure ndongera mvuge gutya. Yego, hariho abantu bafite ibitekerezo by'imitegekere bumva, ni urugero, bumva bashaka gukuraho ingoma iriho ngo baze bashyire iyabo, sibyo? Abo ngabo tubita opposition. Icyo ni icyiciro kimwe. Hari ikindi cyiciro cy'abantu batari abagomerangoma nk'uko ndabyita, badafite political ambition zo gukuraho ubutegetsi ngo bashyireho ubundi, ahubwo bashaka uburiho ko bukora neza, bakananenga bagambiriye kubaka kugira ngo ibirimo kuba bikemuwe, ubutegetsi bukore neza, bukorera abaturage. Hanyuma abo uzabanandukanyiriza ute? Niki kigaragaza ko udashobora kubakubira mu kantu kamwe kitwa abagomerangoma? Uvuga ibyo udashaka kumva uburyo wese, mu gihe uvuze ngo abagomerangoma bakwiye kwicwa, niki cyangaragaza? Ubundi se opposition wagwaye uburenganzira bwo kubica ninde se wagwaye uburenganzira bwo kwica ukunenga? Mbere yuko kuko hari ikibazo cya mbere cyo kubatandukanya, uburyo bose utabashyira mu cyiciro kimwe cy'abagomerangoma. Exactement. Kuko ntabwo tuzi icyo ushingiraho wita abantu abagomerangoma. Ushobora kuba standard zariho mu bwami atari zo ziriho muri repubulika, abagomerangoma. Kandi wibuke yuko itegeko nshinga ryacu ravuga yuko u Rwanda ari repubulika ishingiye kuri demokarasi, kandi ishingiye ku butegetsi bw'abaturage bushyirwa n'abaturage bugakorera abaturage. Repubulika y'u Rwanda ni leta itagendera ku mahame y'idini. Uriho urumva? Naho leta y'u Rwanda ku ngingo ya 38 y'itegeko nshinga, leta y'u Rwanda yemera ibitekerezo binyuranye, uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo no kujya impaka, uburenganzira bw'itangazamakuru. Ibyo ni byo Repubulika y'u Rwanda yemera cyane rwose. Ariko hari abatanga ibyo bitekerezo bitahuye wenda n'ibyo leta ishaka, kandi ikibazo cyanjye ni abagomerangoma.
ni ukugoma, bituruka mu kugoma. yego Abagomerangoma. yego Nucreating iyo class yitwa abagomerangoma, uzabatandukanya ute na positive critics and opposition? ariko umuga reka tureke kugendera muri counterfactor nyihanganira sibyo. Duhere ku gitekerezo cya mbere twavuze, wavuze uti ngiye nanakambara imyenda nkajya kubarwanya bariya kuko bafite ako bariya ntabwo ari abagomerangoma, bariya ahubwo nta n'ingoma n'imwe, kandi ni abagomerarwanda. wavuze ko bafite mission yo kuba baza mu Rwanda batrikinga RPF bakisunikira mu biganiro bakagabanya ubutegetsi, cyangwa twatanze urugero rwa Omega wavuze ko azagaruka mu Rwanda nta mututsi n'umwe uhari. Niyo mpamvu iyo nkubwira ngo nkurikira ukansubiza ngo uranyumva, aho ngaho uba utangiye kuba subjective, it is bad. Ibyo nkubwiye wabivuze kandi wabivuze, tanga igitekerezo, don't offend me, don't do that. Nagukurikiye, niba wankurikiye ndashaka kukubwira ikibazo kinini, gutandukanya FDLR ikibazo ifite ntabwo gifite ku butegetsi bwa FPR, igifite ku banyarwanda. bafite kategori bafatamo, nicyo ndi kuvuga. Ntabwo ushaka kunyumva, urashaka kuvuga, reka mbaze ibyo uri kumbwira byose bifite examples. Ikibazo you are saying as if bitandukanye n'ibyo bavuze, kandi biri kuvuga byose bifite ingero. Hari abari hanze bafatwa nk'abanzi, abo barahari. Hari abahari batanga ibitekerezo critics zitandukanye, even nawe urazitanga kandi nta muntu uraza kukugomera. Hari n'abari mu nteko ishinga amategeko, hari n'uwo twakoranye ikiganiro mu minsi ishize, hari ba Frank Habineza, hari n'abandi batandukanye. Ntabwo bose bari muri kategori imwe. That is what I'm meaning. Ibyo nta kibazo. Ongera uvuge ikiri, wumve winiguye, wumve ko nta jambo nkuniganye. Ikibazo cy'ijambo, nta jambo uri kuniga, nicyo turi gupfa kize nawe. Oya, nicyo dupfa ntacyo nzi. Nta nicyo dupfa, nta nicyo napfa nawe. Ntacyo twapfa. Nta kintu napfa nawe. Ndi kuvuga kuri iyi ngingo, gupfa cyo ntacyo twapfa, turabavandimwe. Ni ikibazo cyo kuri iyi ngingo. Ni ikibazo. Urumva buri jambo nkoresha, buri uzankurikire nk'uko usanzwe nkurikira. Ako noneho ukora ijambo ndikoresha mu gihe cyaryo, niyo ushaka kuricamo mba narihaye context n'umurongo. Ushobora kuzana amagambo nabivuzemo ariko wataye umurongo, nicyo tugirana ikibazo. Nk'ubu ngubu jyewe ntabwo nshobora kukubwira yuko mfite ubushobozi. Icya mbere, FDLR ntabwo nyibara mu bagomerangoma, nyibara mu bagomera principe y'abanyarwanda. Ntabwo ufite ikibazo n'ubutegetsi, ikibazo n'abanyarwanda bose. Yego, umuntu wese wemera yuko u Rwanda ari urw'abanyarwanda yagira ikibazo kuri FDLR, kandi abanyarwanda bose bareshya bangana kandi bafite amahirwe amwe, yagirana ikibazo na FDLR. Ibyo birenze ingoma, kuko nka jenoside iba yakorewe abatutsi yahitanye imbaga nyinshi idafite n'amakuru ku butegetsi no kuri politike batazi. Ibyo ntabwo bihuye n'ubutegetsi, ntabwo bihuye n'ingoma. Ako niko nashakaga gukurayo, kukubwira icyiciro cy'ububi bwa FDLR n'uburyo tuyifata jyewe. Ntabwo mbumvamo nka opposition. Oya, that's not opposition. Mbumva nk'abantu bashingiye kuri Hutu superiority ideology, ariyo twita Hutu power, ari nabo bayise Hutu power, ishingiye kuvuga ngo bazagaruka mu Rwanda barutegeke kandi umututsi atakiba mu Rwanda. Ibyo ntabwo ari jyewe ubyivuye. Ibyo rero bitandukanye na opposition, ibyo bitandukanye na politiki. Ahubwo it becomes from it is not even a political threat. Dongera ugaruke hano. It is not a political threat, it is existential threat. Ntabwo biteye ubwoba bwa politike ngo byakuraho politike ya FPR. Ahubwo biteye ubwoba bwo kubaho ko hari abantu bamwe batabaho mu butegetsi bwabo.
mu gihe rero abanyarwanda bamwe bumva yuko batabaho utegeka, it's existential threat. Ibi bitakibaye intambara y'ubutegetsi, ibi bibaye intambara y'abanyarwanda. Nawe tugaruke ku bagomerangoma. Ubundi igihe cy'ubwami nta nubwo abagomerangoma babaga ari benshi, akenshi babaga ari abantu bashyigikiye umwe mu bana b'abami bashaka guhirika ingoma iriho. Urugero rwa byinshi bya Bamara ari umwana w'umwami arwanira na murumuna w'ingoma, kuko murumuna we yari akiri muto, urumva, agafatanya n'abanyabungo bakatera u Rwanda. Ariko nyuma u Rwanda ingoma iza gutsinda. Icyo nshaka kuvuga ni iki ngiki, abagomerangoma nta nubwo babaga ari benshi, ariko noneho turi muri sisiteme nshya na civilization nshya, aho even ufite uburenganzira to oppose. Tukwita umugomerangoma, urashaka kwitiza iryo jambo ry'umugomerangoma ngo wicwe, twaduvocatinga ko opposition yicwa, sinabyemera. Twaduvocatinga ko critics bicwa, sinabyemera. Nicyo kibazo mfite kuri iryo jambo. Ahubwo icyo uri kuvuga ndanye ndacyumva, bivuze ko umuntu wese ufite ibitekerezo bidahuye wenda n'ibyo bandi kuvuga ntabwo akwiriye kwitwa umugomerangoma. Yego, icyo kirumvikana. Muga dufite ibitekerezo bindi bitandukanye, nyemerera nyuza amaso. Ariko urumva icyo gitekerezo cyari kirimo ikibazo, kuko nagombaga gusobanura n'impamvu ari ikibazo gikomeye. Hari watubwiye ngo ariko actually wanabisubije, atariko nawe wigeze kutubwira ko bibaye ngombwa leta ikiza umuntu ubangamiye inyungu za benshi, rero nawe wemera ko ari byo. Bamwita ngo ni Pacifique Rwema. Ariko Pacifique Rwema icyo atumva, buri jambo ni nacyo kintu nawe nkubwira, buri jambo mvuga riba riri under a certain context. Ngiye kuvuga ibintu bishakira ikinyarwanda. Yego. Ujya ubona njya nkora amavideo menshi, hari abantu bagenda bagakata akantu gato bagashaka kukavugisha ibyo navuze, barahari bagashaka kukubakira igitekerezo. Ariko ikiganiro, niba nkoze ikiganiro cy'isaha cyangwa ikiganiro cy'iminota 25, wowe ugakuramo akantu k'amasegonda 15 akaba ari gukoresha, iyo ni manipulation. Ako ngako bakita muri literature bakita text. Now ijambo agiye gukoresha text without context becomes a pretext. Cyane mu Kinyarwanda, nko kuvuga inyandiko cyangwa ikintu runaka, ijambo ukuye mu kintu kinini ariko kitari gusobanura neza ikintu, urumva, kidafite ikintu kiri kuvuga, bihinduka impamvu yo guteza ikibazo. Urwitwazo. No. Ijambo iyo urikuye mu njyana yaryo riba urwitwazo. Ndaguha urugero rworoshye. Hari ikinyamakuru cyabaye mu Rwanda cyitwaga Umuseso cya Kabonero na ba Didasi Gasana n'abandi. Icyo kinyamakuru cyandika rimwe kiye kwandika titire ivuga ngo Rutaremara yeguye. Icyo gihe Tito Rutaremara w'abantu benshi bari bazi, n'abantu benshi bazi, yari umuvunyi. Abantu benshi babonye ngo Rutaremara yeguye bumvaga ko ari Tito kumuvunyi. Kumbe ni another Rutaremara who is just a minor Rutaremara. Utana making a headline. Ariko urumva babikoresha mu gukurura abasomyi. Of course uwo muntu wese yagura icyo kinyamakuru. Umuntu yafashe ijambo gusa navuze literally
kandi amagambo amwe mvuga rimwe aba ari figurative, ukarikura out of context urema iyindi njyana. nawe dusubire ku kintu cyoroshye. ikintu cyoroshye wari uri bwo kumbazaho, reka uwo nguwo akora ibyo ngibyo, we dukomezanye kubera ko turiho turagira. igitekerezo wari urimo kumbazaho kinakomeye cyane ni icy'uyu muntu witwa ndera Pacifique Rwema. Pacifique Rwema navuze ijambo, we arifata out of context. abantu, leta ubwayo ireba umuntu ntabwo gusa ari ukwikiza umuntu kubera yuko abangamiye inyungu za leta, ari threat ku butegetsi. ntabwo umuntu wese uyibangamiye imukuraho cyangwa ngo imuhitane. threat. komeza. Yego, hanyuma hari undi watubwiye ati aha, ati muga turandyohera kabisa, ati none se Mugabe ko itangazamakuru ryose ubona ryafashe umurongo wo kujya mu mujyi umwe na leta, ndetse n'amakuru asa naho yagira abo ahungabanya bakayasabira uburenganzira, ibindi bagategereza amatangazo ya leta kugira ngo babone inkuru, amaherezo azaba yahe? Kuko uhereye no mu nzego zo hasi ukabaza ikinyuranyije na gahunda yahawe abayobozi byitwa kurwanya gahunda za leta, ubwo amaherezo azaba yahe? Ubundi bakabanje ubundi ku bwanjye amakuru nyaheruka ku bwa Kabonero w'Umuseso, Gatsimbazi na Gasasira. nawe kuko ndi kwibuka neza muri deba zo guhindura itegeko nshinga cyane, ashyiraho emoji tubiri duseka. Ntusibe well, genda byumva yuko ndabyumva neza yuko amakuru nanone tugomba kumva icyo ari cyo. amakuru ntabwo ari amakuru mabi gusa, n'amakuru meza nayo ni amakuru, ariko tugomba kubona amakuru y'ibigenda n'ibitagenda. sinzi niba ibyo kumbwira amazina y'abantu ni iki. hariho bimwe byatangazwaga n'ibi binyamakuru nemera, ibindi bahabwaga n'abantu barwanya ubutegetsi ariko bari mu butegetsi. kubera ko ibinyamakuru byinshi byakomeye, Kayumba na Karegeya batangiye kugirana ikibazo n'ubutegetsi, kandi bari munyanyiri sensitive, bamwe babahereza amakuru kandi ayo makuru yari negative. nabyo byabagizeho ingaruka bituma baba mu buhunzi, nubwo ibya Gatsimbazi bitari muri iyo njyana. ariko ikijyanye n'amakuru ntekereza ko harimo balance muga. iyo urebye nk'urugero nk'amakuru, ubona nk'amakuru Rusizi, hari ahantu nabonye inkuru, umunyamakuru yakoze inkuru y'abaturage bavuga ko bahatirwa n'ubuyobozi kujya mu irondo ry'umwuga bakanabakubita. iyo ni inkuru kritika, twarayibonye. ejo bundi hari inkuru nabonye Kirehe, abaturage bamwe bahawe ibigega abandi ntibabihabwa. iyo ni inkuru ivugira abaturage batahawe. tubona inkuru z'abantu batishyuwe na expropriation. izo ni gahunda za leta. kuki abantu bagitsimbaraye kuvuga ngo itangazamakuru ntabwo dukora inkuru zinenga kandi ziba? n'iki kiganiro hari ibyo tuvugamo tukanenga politike za leta, no mu bihe by'amatora ibyo twavuze tunenga. ni ibiki bagendera bavuga bati itangazamakuru ntabwo rero atangira gutangaza amakuru atajyanye n'umurongo wa leta, kandi njyewe uririmo mbibona. ariko urumva ikibazo kinahari kinakomeye cyane. ntabwo ari ikibazo cyo kuvuga ngo ntihabura utwo dusitore, ariko turi ku iyo gravity. sitore zishobora kuza, nawe urumva ko uzibuka utwo tuntu, ariko turi kuri gravity ntoya cyane. itangazamakuru ubundi itangazamakuru ni ukuvuga ibyo abantu badashaka kumva.
kwa kundi eh, gutuma umuntu wicaye yinyeganyeza mu ntebe agahindura ibyicaro. Ibirenze ibyo ni politiki, kuko ibibazo biri muri sosiyete, ibibazo biri mu gihugu, ibibazo by'ubutegetsi, ibibazo by'amategeko, ibibazo byose bizamurwa n'itangazamakuru. Itangazamakuru rizamura ibiganiro n'amakuru. Itangazamakuru rizamura ubushitani buri muri twebwe bwa sosiyete bukayishyira ahagaragara kugira ngo tubuganireho bukemuke. Murakoze. Ibyo uvuga nibyo, ariko nanone ntabwo twakwirengagiza ko icyo umuntu akeneye kumva ni uko abaturage bahawe gahunda ya gira inka. Hano mu murenge wa runaka batanze gahunda ya gira inka, abaturage bishimye ko bazibonye, umuyobozi niwe akeneye kumva. Ariko nanone ntabwo tujya tubura inkuru zivuga ko hari abaturage bavuga ko batswe amafaranga ibihumbi wenda 20 cyangwa 30 yo kugura ikiziriko. Ntabwo byemewe, ariko izo nkuru tukazikora. Bakavuga ko wenda gahunda ya gira inka bafashe inka gitifu akayiha nyirabukwe, iyo nkuru tukayikora. Ariko sinzi ko wankurikiye, what is the gravity of that story? Yafekitinga ayo mafaranga y'ikiziriko cyangwa se gitifu wayihaye nyirabukwe, ukurikije igihugu cyose iri mu bantu bangana iki? The gravity of the story, icyo kintu cyo the gravity of the story. Urumva gravity iterwa wenda naho yanyuze. Ahanini zikunze kunyura mu bitangazamakuru byigenga, wenda hari aho utayibona. Abo nabo muri ibyo byigenga byitwa ko byigenga biripotinga as a isolated story. Ndashaka kumva mu gihugu ibibazo biri muri Girinka, muri porogaramu nziza ya leta ya Girinka, ibibazo birimo mu gihugu hose. Bring that story, I will give you $500. Pira afite kamera, nawe uraharura umunyamakuru, ugende ubikore, iyo story uyinzanire. Ibibazo biri muri gahunda ya Girinka mu gihugu, One Nation nayo nzayishyura kugira ngo iyo story inyureho. I will give you $500. Ntabwo nzayagwa mu Banyarwanda, in dollars, $500. I give this challenge. Akurambwira ngo mu murenge uyu n'uyu, mu kagara kanaka, gitifu yahaye umuturage nyirabukwe. How is that a story? That is not a story even. Kuko abantu bose barabizi yuko, urumva impamvu atari story, ahantu hose barabizi yuko hari abantu ni gahunda yabo utuntu. Ariko njye ndashaka kumva ikibazo biri muri gahunda ya Girinka, ibibazo biri mu buhinzi mu Rwanda, ibibazo biri mu bigisha umuco nyarwanda, ibibazo biri muri gahunda y'ubuhinzi, ibibazo biri muri gahunda y'ubworozi mu gihugu, ibibazo biri muri expropriation mu gihugu. Hari imishinga igahe mu mwaka ushize yasabye expropriation, himuwe abantu bangana iki? Ese abo bantu bishyuwe gute? Ese ibibazo birimo ibiri mu nkiko n'ibigara gute? Ibitaragera mu nkiko n'ibiki? Ibiri ku muvunyi n'ibigara gute? Niba tugiye kuvuga kuri politike yo kubungabunga no guteza imbere uburenganzira bwa muntu mu gihugu, politike imeze gute? Ibibazo birimo n'ibigara gute? Ibibazo bibangamiye uburenganzira bwa muntu mu gihugu bimeze gute? Ubizane ndaguha amadolari 1000. Urongeye hano? Ariko iyo se n'ukuri, iyo mvuga yuko nta media ari bazi ibyo mvuga, ntabwo mpfa kuvuga utuntu ngo turi isolated, ngo bwavuze ko mu murenge y'uyu imvura yaguye ngo hari. Ibyo nabyo ntabwo byari bihari, nabyo bije wavuga ibindi gusa. Oya, ahubwo uranekerereje ngo navuga ibindi. Ibiganiro ngora ndabizi neza yuko ibyo gusaba bibonetse byatuma n'ibiganiro ngora bizamura urundi rwego. No mu bibazo mbaza, ntabwo n'abadukurikira ntabwo bakongera kubaza utu tubazo. Vuga, nkagushimira. Urakoze cyane. Wakoze nawe. Nubwo imvura muri turi bubi. Ntacyo urakoze.